Isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ya muntu, ariko isezerano ry'Uwiteka iyo asezeranye rihoraho kuko nawe ahoraho. Ikaze mu ndirimbo y'umunsi. Mwene data, birashoboka kuri kubona ibyo Imana yakubwiye ukabona imyaka ibaye myinshi nta kintu kiraba, ukibaza ngo ese ubundi Imana niyo yavuganye nanjye, ese kuki itabikora? Ese Imana irobanura ku butoni ho? Ntabwo ariko bimeze, ntiwibaza ibyo byose. Nasomye ijambo riramubwira ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze, ngo ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Ibyo bibazo ni wowe Imana iri kubibaza. Ndajya nkubwira ngo nta kintu Imana yakubwira ngo ibure kugisohoza. Icyo cyatumye Mariya avuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, uko bizagenda kose icyo imbwiye izagisohoza. Nawe wizera Imana. Muri 45 mu Gakiza we yari ari kuririmba aravuga ngo ibintu Imana ikora sinabimenya, ngo biratangaje cyane ntabwo namenye uko biri byose. Aravuga ngo ariko nanjye hari ikintu nzi kandi neza, ngo nuko iby'Imana nibura ishaka ari byo nkwiriye gukora. Wowe genzura neza kuri mu mugambi w'Imana, uri gukora iby'Imana ishaka, ibindi ubiyirekere. Nayo ibirimo kandi n'ibyihugiyemo, ibyawe ibirimo kandi bihugiyemo. Umuntu ukomeza kubaza ngo ese iby'ubukwe bwawe, ese iby'akazi kawe bigeze, ujye umubwira ngo Uwiteka birimo. Uwiteka birimo, kandi uko byagenda kose icyo agambira kuzatugirira ni ukuri, ntabwo ari ikibi ni icyiza. Yesu agukomeze kandi aguhe umugisha, aguhe ihumure riva mu rusengero rwe rwera. Amen.